lazima mutapiga screen mwabushita mwe mutapiga screen. Mu yandi magambo bimeze bityo. Danizo ese Urumva Danizo mwamubabarira nabonye ari umwana mwiza. uretse gato umva bikunda umusi wajeje kurusha akazi kamurabushi ikindi gihari nabakinya usaba nimba nzanye ngiye nkabyanga ahita mvana abantu bose urongora ubundi kuki batabyara ya sekandi byageze gute ariko se bose uko arabarongora abakinnyi be nirwa nurongora kuki butabyara ubundi byageze uzabubaze ko nabonye ari n'ubwana buto yakuki butabyara no kugira ngo ahera porosi we iraca nunagariye dukiniraho uri kumva kugira ngo ahereze boss we raporo ahita ashaka ikintu ari bushireho cy'icyasha nuko ari kamera igigira gutyo umuntu utisize ikamusiga Danizo muhuye visa ureke guhara utivu uvuvuka wisiga amavuta nagufate n'umweru uhorana ariko mwana mishumba wowe rero kugira ngo uzatera imbere nk'abandi bana ugiye kureka ibintu zo gukunda umusuwajeje. Uyu mugore mumunzanire hano mumuzane mumusharing sinumva ngo wari mishuse ngo ni mishu uyu mishu ni gatiki so semenye ijwi rye uko ndamuzi uyu nguyu ni gatiki rero waje guharabika nisho ko yikaraza imyaka myinshi muri Yesu no so rero niba ageze kwa bamisha afite ibibazo uwo mugore je yaje ubwanjye nyibwirira ngo mana yanjye ugize ngo iki yaje ubwanjye nyibwirira ngo ko hari umutipe yagiye kuraza ngo amushyire muri cinema ngo arangije kumuraza ngo muriga munyuzamo nk'agakombe yanabyivugiye mu kiganiro amunyuza arambwira ngo kwa bamenye ngo amunyuzamo nk'agakombe muri filime ngo yamurajije ngo kugira ngo amukinishe yes arangije arambwira ngo yakinye kwa bamenye ngo muri episode 2 ngo ari gusimbura Sore ngo igihe Sore ngo yari yagiye muri Kenya ngo yanyuze muri episode 2 kwa bamenye niko yanyibwiriye ubwe akizi wanjye so niho avuga bamunyujijemo nk'agakombe ngo bamunyuzamo nk'agakombe ngo muri iyo bamenya yaramurongoye ntago mbizi ntago nabihamya gusa ngiye arambwiye ngo hari ahantu yanyuzemo nk'agakombe ngo bamusabye ibyo biboro yanabivuze no hari n'ikindi kiganiro yabikoze ngo bamusabye ibyo biboro njyewe ndamubwira wa mubyeyi we nari muzaniwe n'umurigamo mu cameraman ndamubwira ati ngiye ibyo bintu ntago njya mbijyamo iyo ushobaye hano urakina nk'uko abantu bazabagakina munyorereza WhatsApp ye Nizo ufite nimero ziwe share na WhatsApp ye musharing mutapinge screen guys noneho ndashaka mutapinge screen anatanda hano uyu nguyu reka mubiri tumaze numva ijwi rya ntuza rya Jesus God have mercy. Okay. Man urumva twavuye Kigali University mu rukera na saa 10. Man urumva twavuye Kigali University mu rukera na saa 10. Mu rukera na saa 10. Turi kumanuka turi nkara kuri rompe mbaye sande panza amanuka guruka byadanje ariko rero ahubwo ukuntu byagenze umupolisi yamuhagaritse kubera nyine n'ubwoba no gusinda uwaguhagarara aserera abantu umupolisi wumva rero yarimo rwagati sitabihura kabisa. Okay, noneho give me a second mwihangane gato mutapinge wampaye nimero musharinge live erega nta mahoro nshaka muri iyi mihana ngiye erega naje hanga kugira ngo mbanimo ibi bintu ngiye reka mabwiza ukuri mu bintu byazanye harimo n'amahoro no gushaka amahoro muzanire misho hano no urukumva hari abantu batazuremere nubwo numvishe mu magambo y'uyu mugore kuvuga harimo guharabika kurenze ibindi zamura teta ninde uwo teta ni gatiki teta zamuka ni umukobwa dukorana teta ashyiramo imbariga zawe fata izo mbariga zawe uzishyiramo nkuzamura irindi yitwa nde Gikundiro Gimese Gikundiro shyiramo request Gikundiro ntawe ndi kubona dukorana yaje avuye kwa Regis aramamagara ngo ko nshaka gukina ndamubwira wazwa aravuga ngo ntago uzigera unsaba ibintu ko aho nagiye gukina aricyo dupfuye abenshi aricyo twapfaga ndamubwira ati ngiye niba ufite impano uzaza ukina nk'abandi bose impano yawe izagaragara ibyo bintu ntago bigenderamo ndabimubwira gutya yewe nuramisho nawe bimubwiye yewe n'abandi ba baby nabo ngabo bagikundiro teta n'abandi dukinana
barabizi iyo ntago ari ingeso ngira icyambere sindi umusinzi ngo ndajyana nabo gusinda. Uretse gato ngo yakubwiye ngo iki? Yarambwiye ngo uwitwa Keira nuko atari hano ushobora kuba wenda yagiye gusenga. Oya ntuza uyu mukobwa uyu nguyu Mishu yakubwiye ngo iki? Mishu yarambwiye ngo hari umuntu yagiye gukinaho aramuraza amuha n'ibintu ngo amwiza muri filime nk'agakombe. Uretse gato reka ndebe niba mubona. Shadow mpamagarira Mishu muhamagare kuri telefone bisanzwe. Ntabwo iki gikobwa nimero hagira umuntu umpamagara kuri telefone bisanzwe amubwira ngo dufatane mushaka. Uyu bita Yari kugura bando Mishu. Yari kugura bando. Okay, ahita aza kuri TikTok hano. Niko avuze? Iyo niko abwiye Jado Max ndabona niko yanditse. Jado zamuka. So ukunda kuba hano hejuru nk'ibere ry'inkumi za muri zo mbarika. Urukundo niba ari urukundo niwe wambwiraga we Jado. Urukundo ni uwundi ubana no witwa te. Ndi kuri side ya Danizo. Uri kuri side yande? Turi kumwe. Ya Danizo. Turi babiri. Muri babiri muri kuri nyine Danizo arankoresha. Mwabuzwa n'iki ko yabarongoye niba mukinana nawe? No sense. Mwatanze umukuru. Yakurongoje kapote ugomba kumbwiza ukuri ibyo byo kujya muzanga. Uretse gato ndaguha ijambo. Urumva ibi bintu ejo uzaba uri kubwana ukuri bwo kurira gutenda ikinyendaro na sense. Turi kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina urata ubwo aracyayikuzinga. Turaje ihangane gato. Kandi ngo batabyara. Ubwo uriya mukobwa niba ari Mishu wazimumenye inshuro nyinshi reka turebe. Mukaminge Dani. Yego. Nuko mbitwara ntabwo ntutekereze ko ndi kugutamo. Baragura bandaraje. Oya ngiye nta kibazo mfite ariko. Ntabwo ngende gutamo n'uburyo bwo gushakira ubutabera ariko ndashaka ntabwo ngende afata side ukumva. Biraza no bikarangira aba YouTubers mucomeke muri coding sha. Gikundiro teta we gikundiro teta za muri zo mbariga zabo. Ariko reka manze mpere kuri uyu mukobwa ntuza bamwita nde. Bamwita uyu nguyu wazamutse wowe witwa nde wowe wakabuno. Wowe urukundo rukunyumva? Karame. Esther. Udanana na Danizo. Yego. Umaranye nawe igihe kingana iki? Maranye nawe amezi 8. Amezi 8 uracyari muto abandi bamaranye imyaka 2 yarabarongoye abajugunya hanze. Mu mezi 8 mbira ukuntu wahuye nawe. Rero ukuntu nabinyeye na Danizo. Yego. Nakinaga kwa Tereza. Yewe, uri nyamunsi. Noneho Tereza akina kwa Danizo. Tereza akina kwa Danizo no kwa Bijobe. Noneho ngeze kwa Tereza. Tereza niwe wamuje na Bijobe amuza na Danizo. Abakobwa kina kwa Danizo. Kuva twahagera dukina nk'abakinnyi basanzwe tugenda tugiye mu kazi nta nubwo dukiniriwe afite location akiniraho. Duhurira kuri location tugakina isaha zo gutazagera tugataha. Nta byakururu muhura nk'umukozi n'umukoresha. Hanyuma biriya bintu kimara kubyumva biyakira. Biriya bintu ura mugore yavuze ura mugore rusanzwe muzi Mishu wari umuzi. Mishu hari izindi project twakoranyemo. Noneho uko kuvuga tuka Danizo hari project twahuriyemo Mishu aragenda aravuga ngo ko nkumbuye Danizo we kuko twari twakoreye hafi yaho Danizo atuye. Ngo ko nkumbuye Danizo we
ahubwo ngiye natunguwe n'ukuntu ajya kuri kamera agasebya Danizo kandi yari ari kutubwira nta n'ukwezi kuracamo ari kutubwira ngo akumbuye Danizo ngo Danizo ni umwana mwiza nk'ibiki n'ibiki ngiye kuzamuka byanyu mureke mbugire kuri telefone ya intoza y'urukundo Esther. Wowe witwa nde? Nitwa Gikundiro Teta. Yego Gikundiro Teta. Nanjye ndi umukozi wa Danizo. Uri umukozi wa Danizo? Ibyuko impano mufite ari uko muzi kumanika amaguru ibingibi murabivugaho iki? Nkuko umwe muri mwe yabivuza akanabitangaza. Reka manze ngiye kugusha cyo kingoreje. Yabivuza akanabitangaza ngiye kugusha. Nibyo nta mpano mufite, impano yanyu ni twumvishe. Ibyo bintu nukuduharabika byaranambabaje. Mfite n'ahantu nabivuga kuko ntaga turushe kuvuga. Uburetse gato kandi naguhaye umwanya. Uburetse Gikundiro genda gake. Umaze imyaka ingahe ukorana na Danizo? Mishu yaje n'inzego muzamure. Ndaje muzamure. We Mishu shyira muri request. Yaje. Ndashaka kureba akakateta ntabwo Mishu yaba atarakarira abona ari keza. Okay twagiye. We Mishu niba ari Mishu shyira muri request. We Teta. Nako Teta uranyumva? Ndigukumva. Sawa. Mwe muri kumubona? Yari mu bishanga hasi nagiye nakure request. Yanditse Mishu. Ntawe ndimo kubona. Byamusaba guca muri request. Ndashaka kubaza ubwo muri kumva uyu Mishu yaba afite izihe interest zo gufata umuntu bakoranye imyaka 2 akamushyiraho akamuhindanya. Byaba bimumariye iki? Mishu ntekereza ko yaba yarabuye abakobwa bagenzi be no kujya inama ko ntabwo ibi bintu byemewe. So ariyo mpamvu yewe Mishu ntabwo ndi kumutera amabuye. Kuza rero wakanditse muri comment. Difada twe turayamutera. Kuyatera ne? Turayamutera. Mishu Gatebwa amabuye ntabwo twebwe impamvu wimbwira ngo ndagaterwa amabuye kuko Mishu nanjye naramukoresheje. Derek ujya witangira kuvuga Mishatarazi. No wimbwira dia wowe bano ba baby bose yaba Danizo yakoresheje Mishu before. Ntabwo rero mwaba mwibeshye cyane yamuzi ko mwacecekesha igitsina gore hano kuri ntabwo hano twaje gucishesha igitsina gore rega. Hano twaje kuvuga ukuri kw'aba baby bakorera kuri set z'abatipe. Okay. Mishu siko ntari kubona nyamunsi. Mishu muze kuducecekesha ngo muze guhijama. Muze gucecekesha ko ntarwo mufite n'ubasha gucecekesha igitsina gore niba abivuze. Twese ariko muduha ijambo ringana kugira ngo duhana amagambo. Wowe kwanza iyi case use nk'umutinga muzanire Mishu muzamu. Ariko se uwo Mishu ko tazamuka we wamuhamagaye wamusobanuriye we Jado. Jado tubabari utubwire Mishuko yandikemo tumusamure kabisa. Niyo havuga undi mukobwa ufite wundi basi tari Mishu w'umugore. Uravuze ngo Difada wagiye muri video nakoze ko mfite YouTube wagiye muri video nakoze 2020 aramaze uretse gato sha uravuze gato we muravuze ngo Mishu w'umugore ibyo bisobanuye iki? Yego
ni umugore bafite abana babiri nashaka bafite 10 so what nambe nawe arabafite nyine ntiyajya